turagushimye urahambaye Hozana warapfuye urazuka niyo mpamvu tuguhaye amashyi muri uyu mwanya kuko uri Imana yapfuye ku bwacu kuko uri Imana yitanze kuko uri Imana ikomeye mpamvu twebwe abanyantege nke tubasha kuvuga ngo turakomeye niyo mpamvu twebwe abakene mu mitima no ku mubiri tubasha kuvuga ngo turatunze kuko ari wowe butunzi bw'ukuri twariye tutariye twejeje twarumbije twabyaye twapfushije twashingiye twashinguwe uri Imana warakoze kuko uri Imana yacu tugushimiye ubuntu bwawe ubuntu bwatwunze nawe twe ku giti cyacu bukatwungira twese hamwe nk'itorero hamwe nawe tukaba buri wese urugingo rw'umubiri wawe ubuntu bwatunze na bagenzi bacu tukaba dufite imiryango tukaba tutakiri inshike kiruta byose tukaba twarababarira ibyaha tukaba nta teka tugicirwaho niyo mpamvu tw'abanyantege nke tuvuga ngo turakomeye niyo mpamvu abakene nkatwe tuvuga ngo turatunze kubw'umurimo wakoze muri twe turongeye tuguhaye amashyi urakoze namwe ngomwe nuganire natwe mu ijambo ryawe ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye amen ndagira ngo nongere mbahe ikaze hano kuri Harvest itorero ryanjye n'umuryango wanjye itorero ryawe n'umuryango wawe ndagira ngo wongere umbwirire uwo mwicaranye ngo urakunzwe ngera mumbwire ngo urakunzwe kuko dukunzwe n'Imana ndetse n'abantu bayo ndagira ngo rero nongere mbacire abashitsi bacu batugendereye ndagira ngo rwose nanjye mbacire ndashima Imana ku bwanyu Imana ibaha umugisha abitorero mumfashe adushima Imana ku bw'abashitsi bose abirega nizere ko namwe mutangire gutegura gahunda zanyu sitwe tuzarota irega dutangiye kandi turi kumwe turabashyigikiye korari yanyu itangire Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha ndagira ngo rero abashitsi mwadusanze turi mu gitabo cy'Abefeso hano nta kindi kintu tugira uretse ijambo ry'Imana turi itorero ryizera Bibiliya rikigisha Bibiliya rikabwiriza Bibiliya kandi rikazamura Yesu Kristo hejuru nta kindi twebwe dufite duha abantu twe twahisemo guha abantu ijambo ry'Imana kubera ko ijambo ry'Imana ni ry'abantu bakeneye hari ahantu henshi abantu bakunda ababasetsa babyenda gusetsa ubu zisigaye zarabaye komedi mu matorero uzi gusetsa cyane ni uhabwa ijambo ariko ndagira ngo mbwire mwicaranye ngo twebweho dukeneye ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana niryo ryaremye isi ijambo ry'Imana si ibitekerezo by'abantu ijambo ry'Imana rirabohora ijambo ry'Imana ni inzira ijambo ry'Imana ni itabaza ritumurikira mu nzira umugenzi akwiriye kunyuramo wadusanze rero uyu munsi tugeze mu gitabo cy'Abefeso Abefeso igice cya kangahe uyu munsi turasoma duhereye ku murongo wa kangahe wa 15 abashitsi ubwo bari kwibaza ate se bari kubimenya bate nuko hano tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka kandi tubwiriza igice ku kindi umurongo ku wundi iyo bishoboka ubu rero hano turi mu Befeso turasoma duhereye ku murongo wa 15 reka dusome ijambo ry'Imana we're going to read Ephesians 1 from verse 15 through 19 so we've been going through the book of Ephesians. It is such a good book. It's one of my favorite books. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda bera bose mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo
ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Ndagira ngo tugarukire aha, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mwami turagushima, iri ni ijambo wowe ubwawe wiyandikishirije. Ndagusabye Mwami kugira ngo urikoreshe kugira ngo imitima yacu ihemburwe nawe, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku isengesho rikwiriye mu bihe by'akangaratete. Ndagira ngo niwibagirwa uyu munsi amagambo tuvugaho, turavuga ngo muri Kristo turi umuryango wizera udashidikanya ku mbaraga z'amasengesho, buri wese arisabira kandi tugasabirana. So in Christ we're family and we believe in the power of prayer, so we pray for ourselves and for each other. Kimwe mu byo twabonye ni uko muri Kristo ubuntu bw'Imana ubu tugira umuryango, kuko mu cyumweru cyashize twabonye ko ubuntu bw'Imana ubu twunga buri wese ku giti cye n'Imana, ubu katwungira hamwe twese nk'itorero hamwe n'Imana. Niyo mpamvu twitwa umubiri wa Kristo, buri wese akaba urugingo, ariko nanone bukatwunga twebwe ubwacu. Niyo mpamvu tuvuga ngo itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe, bitewe n'uko abari muri Kristo ntabwo tuba tukiri incike. Umwe mu migisha tubonera mu buntu bwa Kristo ni uko tuba umuryango. Abo mu muryango rero barasabirana, abo mu muryango buri wese, kuko ari umuryango. Ikiranga umuryango ni uko umuryango urazirikanana, umuryango urakundana, umuryango urasabirana. Baravuga ngo umuryango usengera hamwe urabana. Ndagira ngo rero uyu munsi mu magambo twasomye nkubwire bimwe mu byo twakwisabira ndetse tugasabirana. Amasengesho akwiriye mu gihe cy'akaga. Isengesho rikwiriye mu gihe cy'akaga. Isengesho rikwiriye igihe cyose. Turi umuryango bakundwa, ntabwo tukiri incike. Mwiriwe mwicaranye ngo ntabwo turi incike. Cyangwa mubwire ngo nge sindi incike, mfite umuryango. Nari incike kera ntaramenyana na Kristo. Ni nayo mpamvu twifuza ko umuryango w'abana b'Imana ureka kuba umuryango w'uburyarya, ahubwo uba umuryango aho abantu bakundana by'ukuri. Kubera ko Imana ni urukundo, kandi abayiramya bagomba kwiramya mu kuri no mu mwuka. Udakunda ntazi Imana. Yesu yaravuze ngo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye nimugenza gute? Nimusimbuka cyane mugasirimba, nimurara mu butayu cyane kurenza abandi, ahubwo nimukundana. Icyambere dusengera bagenzi bacu, natwe twisabira, jya usenga ushimira Imana ku bwa bene data yaduhuje nabo bizera, bikagaragarira mu buryo bakunda bera bose. So one of the first things you need to pray for yourself, it is to thank God for those whose faith is in Christ and they love the saints. Reba ku murongo wa 15. Nagira ngo sinzi uko bimeze kuri wowe cyangwa njyewe, ariko ndumva nezerewe cyane kubona umuryango Imana yampereye muri Kristo. Numva nejejwe no kuba ndi kumwe nawe, kuko iyo ataba Kristo ntabwo nge nawe twari kubasha kumenyana. Ariko ubu turi umuryango. Iyo nabyaye mbona abampemba banezerewe, iyo ndwaye mbona abansura, iyo mfite ibirori mbona abo tunezeranwa. Nanjye mbonera umugisha mu kubana neza na bene data na bashiki bacu hano. Umuryango Imana yampereye muri Kristo Yesu. Agakiza kampuje n'Imana, ariko kampuje nawe.
ndetse katumye nawe umbona, kuko nawe ntabwo wari kuzambona, nta nubwo wari kuzamenya. Agakiza katumye mbagira, turagirana. Ubu dufite bene data tubana mu miryango fatizo yacu, mu itorero ryacu, bene data twaherewe ubuntu muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu mbere y'ibindi byose nshimira Imana ku bwanyu, ku bwa bene data. Nababwiye ko usibye agakiza konyine Imana iduhera mu mwana wayo wenyine, ibindi byose ibiduhinyuriye mu bantu. Niyo mpamvu Imana iguhera abantu, jya uyishimira ku bwawe. Halo, ntuzabe nka babandi bavuga ngo umwana w'umuntu ntacyo yakumarira, ngo nishingikirize Kristo gusa. Ubwo ni ubujiji. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukishingikirize umwana w'umuntu, ntukiringire umwana w'umuntu utabonerwa mu iki? Agakiza, ibirayi, ibijumba, akazi, imyambaro. Imana ikoresha abantu. Niyo mpamvu Pawulo hano ageze ku uyu murongo wa 15 avuga ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, kabasabira uko nsenze. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, maze kumva uburyo mukunda abera bose, abizera bose. Icyateye Pawulo kubasabira nuko yumvishe kwizera kwabo n'urukundo rwabo. Ntabwo ari babandi bananiranye, babandi bahora mu matiku, mu manjwe, mu gushwanisha abandi, mu mashari. Ntabwo ari babandi ubaza utese runaka abageze he. Ntabwo ari babandi wumva wahitike ngo bagende baje kure y'itorero be kuri zambya. Ntabwo ari babandi ubona basa n'abapfuye bahagaze, babandi barumbiye itorero. Oya, Pawulo ati maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze. Ndagira ngo mbarize uwo mwicaranye uti se wakumva ibyawe byamutera gushimira Imana ku bwawe? Mumbarize. Somebody here is hello. Pawulo ati maze kumva uburyo mwizeye ndetse mugakunda abera bose, bintera ya nuko nsenze, uko ngiye gusa numva rimwe muzi imbere. Ese wakumva ibyawe byamutera gushimira Imana? Yumvise umumaro bamariye itorero. Ntabwo bari imungu, ntabwo bari ibirondwe, ntabwo bari uturegeya. Ibi kandi yabyumvise we ari mu kaga, ari mu kangaratete, ari mu munyururu, ari muri gereza. Mu bidushobokera bene data, mureke duharanire kugira umumaro. Muhereke duharanire ko inkuru ituvugwaho iba inkuru itera abari mu kaga gushimira Imana. Ibi nkuru itera uwihebye, uri mu majune, uri mu kababare, uri mu marira, uri mu gahinda, kubasha kumwenyura. Ndabasabira ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose ku buryo butuma bahimbaza Imana. Ndagusabira ngo Imana ikubanishe neza n'abandi ku buryo butuma udahora iteka wumva ko abandi bakuzira kubera ko wananiranye. Icyampa nawe Imana ikagukoresha imirimo ituma umushumba w'itorero yumva ibyawe akanezererwa, agashimira Imana ku bwawe. Icyampa bo mubana mu muryango fatizo bitewe n'urukundo no kwitanga ugira, bagahora iteka bashimira Imana kuba yarabahuje nawe. Ndagusabira ngo imibereho n'urukundo no kwitanga ugira byiyongere. Ndagusabira ngo imibereho n'imibanire byawe bituma abantu bashima Imana. Icyampa buri wese muri twe, buri mugabo, buri mugore, buri musore, buri nkumi, buri wese muri twe abaho ubuzima bugaragaza koko yizeye Yesu Kristo. Icyampa ubukristo bwacu bukagaragarira mu rukundo dukundana ubwacu, mu rukundo dukunda bene data, rwe kuba ubukristo bw'amanjwe bw'amagambo gusa. Icyampa amagambo yacu
ndetse n'ibikorwa byacu byerekana umurimo wo kuducungura Yesu yakoze muri twe. Kandi mu gihe hagize uwo tubonaho bene urwo rukundo, mureke tujye dushimira Imana kubwe, kugira ngo Imana imukoreshe n'ibihambaye kurushaho. Kandi tunasabe natwe Imana kugira ngo iturememo bene uwo mutima, bene urwo rukundo. Nagira ngo mumfashe dushime Imana ku bwanyu mwese mukomeje kwerekana mu bikorwa ku rukundo rwa Yesu Kristo ruri muri mwe. Ibi biragaragarira mu buryo bamwe muri mwe bitanga mu murimo w'Imana bakakiranukira Imana, ndetse bagakunda bene data mu buryo bumwe cyangwa buriya. Ndagira ngo nshimire abo mu miryango fatizo nk'uko batubwiye ibikorwa bakoze muri iki cyumweru, basurana, basura ababyaye, basubiza abana ku ishuri, batanga ibyabo, bafashanya ubwabo ntawe ubibabwirije. Ndagira ngo mumfashe dushime Imana. Ubwo nibwo bukristo, ibindi ni amanjwe. Ndagira ngo nshime Imana kubwo abatanze ku cyumweru kugira ngo natwe nk'itoro tugire uruhare mu kugoboka abatarashoboye gutanga mitiweli. Ubwo nibwo bukristo, ibindi ni amagambo. Ibyo mbibonera mu babyeyi iyo musurana, mbibonera kuri almukwaya mu gihe muri kumwe mu gikorwa icyo ari cyo cyose, turabibonera kuri cemi kwaya, mbibonera mu buryo mwese muhaguruka abagabo iyo hari umuntu ufite ubukwe bwose mukabugira ubwanyu, mukitanga, mukahaba mu mirimo itandukanye. Ndabibakundira, ngashimira Imana ku bwanyu, nkabasabira iteka uko nsenze mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye, mu bihe biruhije, mu bihe by'uburwayi, mu bihe by'ubushomeri, mu bihe by'ubutayu, mu bihe by'amage, mu bihe byabaye sabayangwe. Jya wibuka gushimira Imana kubw'umuryango yaduhereye muri Yesu Kristo. Jya wibuka gushimira Imana ku bwa bene data yaduhuje nabo bizera Yesu, bikagaragarira mu buryo bakunda abera bose. Jya wibuka gushimira Imana ku bw'inshuti n'abavandimwe yaduhurije hamwe nabo hano kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Icya kabiri, nifuza ngo ujye usenga, jya usenga usaba Imana kuguha ubwenge bukubashisha kubaho ubuzima bunezeza Imana. So you need to pray for wisdom to live for God. Ndagira ngo wongere urebe ku murongo wa 16 ba hariya, reba ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17. Cyabone ogere uharebe, wahabonye, wahageze 16. Reba havuze ngo iki? Wahabonye? Mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo data wa twese w'icyubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya. Jya usenga usaba Imana kuguha ubwenge bukubashishaho kubaho ubuzima bunezeza Imana. Ngoro bwicanye tese ubuzima bwawe buranezeza Imana? Mumbareze ubuzima bwawe. Aravuga ngo none se arasabira iki ku Mana? Arabasabira, agasaba Imana kubaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kumenya ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Nanjye ndagira ngo ngusabire nonaha nti Imana iguha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa. Ni umwuka wo guhishurirwa basabira, ntabwo abasabira mwuka wera, kuko mwuka wera bari bamufite ubwo bakizwaga nk'uko twabibonye ku cyumweru cyashize. Ahubwo icyo bari bakeneye, itorero ry'Abefeso bari bakenewe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, kuko bari barashyizweho ikimenyetso ubwo bakiraga Yesu Kristo akabayera umwami n'umukiza. Mwuka w'ubwenge no guhishurirwa gutuma abantu twese Imana yahaye umugisha wo kuba hano mu muryango w'abasaruzi iteka tumenya Imana.
bityo tugasobanukirwa neza ko Imana iturusha ubwenge. Guhishurirwa ni ugusobanukirwa birenzeho, ukamenya neza Imana mu buryo burenze, mu buryo bwisumbuyeho, bukubashisha kumenya ko Imana ikurusha ubwenge, kandi ko n'ubwenge bwacu twese tububumbiye hamwe ari ubusa busa ugereranyije n'ubwenge bw'Imana. Ubwenge burenze ubumenyi, burenze uburezi, burenze ubuhanga. Ubwenge nyabwenge butubashisha kumenya Imana, tukayumvira kandi tukayubaha. Ubwenge butagira Imana ntibuyumvire, nta bwenge burimo, ni ubujiji. Ijambo ry'Imana ritwigisha ko kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mwuka w'ubwenge no guhishurirwa bidufasha kubaho ubuzima nyabuzima, twumvira Imana, tuyubaha, tuyumvira kandi tuyikorera. Ibyo ndabivuga kubera ari amagambo twabonye ku murongo wa 17. Havuze ngo bitume muyimenya. Apana kuyimenya gusa mu mvugo, bitume muyimenya. Ese ubuzima bwawe buragaragaza ko wamenye Imana? Kumenya Imana ni ukumenya ko idakinishwa. Kumenya Imana ni ukumenya ko Imana idakora nk'abantu. Kumenya Imana ni ukumenya ko ituruta, tugaca bugufi, tukareka ikagenga ibyacu, tukayubahisha, tukareka ikagenga ingo zacu, ikarenga imirima yacu, ikagenga ubucuruzi bwacu, ikagenga imirimo yose dukora, ibyacu byose tukabyegurira Imana. Uko niko kumenya Imana. Ubwenge butagira Imana ni ubupfapfa. Uwari we wese udafite Imana yiringiye kwibeshya, kuko yiringiye ibizashira. Hari umuririmbyi waririmbye ngo kugendana n'Imana ni ibanga rihambaye. Ndaririmba ngo icyampa nayo ikampa ineza ye, ngo icyampa nkasa nayo ikampa ineza ye, n'ubuntu n'imbabazi n'ubugwaneza bwayo. Natwe turasaba Imana kutwongerera ubwenge no guhishurirwa kugira ngo tubashe kumenya Imana neza. Uwayimenye neza ntabwo yayikinisha. Uwayimenye neza afite uko yitwara. Uwayimenye neza akayihishurirwa ntabwo aba acikakaza. Uwo uzabona acikakaza ni uko ataramenya Imana. Uwayimenye neza akayihishurirwa amenya neza ko nta cyari cyatari kumwe nayo. Uwayimenye neza akayihishurirwa amenya ko n'umwuka ahumeka ari uwayo. Uwayimenye akayihishurirwa amenya neza ko hanze yayo nta cyiza kiriyo. Uwayimenye neza akayihishurirwa amenya neza ko isi idasakaye, akayumvira, akabana n'abantu bose amahoro nk'uko ibimutegeka, uko bimushobokera, kuko nawe ejo n'ejo bundi yanyagirwa. Uwayimenya akayisobanukirwa yemera gukoreshwa nayo. Uwayimenya akayisobanukirwa akoresha imbaraga n'ubutunzi bwe mu kwagura ubwami bwayo. Uwayimenya akayisobanukirwa ayiragiza imirimo yose yerekejeho amaboko ye, kuko abazi neza ko atagikorera abantu, ahubwo ko akorera databuja mukuru ari we Kristo. Uwayimenya akayisobanukirwa iyo ijambo ryayo rimusabye kuyubahisha ubutunzi bwe, abikora adashaka kunezeza abashumba, kuko nabo ni abantu, nabo bakeneye Imana, nabo babuze uko bigenza, ahubwo abikora akayikiranukira kugira ngo ihabwe icyubahiro igendane nawe. Jya usaba ibyo, jya usaba bene ubwo bwenge, jya ubyisabira ubwawe, jya ubisabira abandi turi kumwe mu miryango fatizo, jya ubisabira abo mu itorero ryose, jya ubisabira bagenzi bawe, jya ubisabira n'abashumba bawe. Jya usaba ubwenge bugukundisha kumenya Imana no kuyihishurirwa. Jya usaba Imana ubwenge bukubashisha kubaho ubuzima bunezeza Imana. Mbwira mugenzi wawe ngo ese imibereho yawe koko iranezeza Imana? Icya gatatu,
uyu munsi ubundi tuvuga ku bintu bitatu, uyu munsi turavuga ku bintu bitandatu. Niyo mpamvu nashaka kugira ngo ntagire usinzira. Cya gatatu ugomba gusaba Imana, twabonye muri ariya magambo, jya usenga usaba Imana kukubashisha kurushaho gusobanukirwa iby'Imana ishima. You need to pray for a greater ability to know and perceive the things of God. Nabikuye he? Reba ku murongo wa 18. Reba ku murongo wa 18 ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye. Icyampa Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo data wa twese w'icyubahiro, ikabaha mwese uko mwateraniye hano uyu munsi umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, ubwenge butuma muyimenya, ubwenge butuma mumenya ko idatekereza nk'uko abantu batekereza, ubwenge butuma mubasha kubona n'ibitagaragara, ubwenge bukubashisha gutegereza Imana wihanganye kuko ubasha kumenya ko ikorera ku gihe cyayo, ubwenge butuma ubasha gutangira kubona umurimo igiye gukorera irega, kabe nubwo uwo murimo utari watangira kugaragara ukabigiramo uruhari kuko uzi neza ko Imana igiye gukora ibihambaye. Halo, ndagira ngo mumere Yesu icyubahiro aho wicaye. Mu masengesho yawe wisabira no mu masengesho dusabira twebwe bene so mu muryango wa Kristo, jya usaba Imana kutubashisha kurushaho gusobanukirwa iby'Imana ishima kandi ishaka, ubwenge butuma tubasha guha agaciro iby'Imana. Mu yandi magambo, dukeneye muganga utubaga amaso yo mu mwuka kugira ngo tubone, kugira ngo ibihu bikurweho, ibihu byo gushidikanya, ibihu by'amaganya, ibihu by'ubwoba, ibihu by'isi igiye gushira vuba. Ijambo ry'Imana ni umuti uhumura amaso agahweza, ni umuti utanga ubwenge butubashisha kurushaho gusobanukirwa iby'Imana. Niyo mpamvu nkunda ijambo ry'Imana kuko rirahumura. Ijambo ry'Imana ni umuti utuma amaso y'impumyi nk'ayanjye ahumuka, ntabasha kubona iby'Imana. Jya usenga usaba Imana uti, Mana data wa twese, mpumura ubwanjye, humura na mwene data kugira ngo tukubone, kuko ubuntu bwambashishije kwinjira mu muryango w'Imana. Niyo mpamvu njya nsenga nsaba Imana kumbashisha gusobanukirwa iby'Imana ishima. Kuba mu mucyo w'Imana byirukana umwijima wose w'ibyaha. Kuba mu mucyo w'Imana byirukana umwijima wose w'Imana. Aho guharanira kuba umugabo mwiza, haranira kuba umwana w'Imana mwiza, kuko nuharanira kumenya Imana kurushaho, izakwigisha uko ukwiriye kuba umugabo nyamugabo, ukunda umugore wawe atari mu magambo gusa, ahubwo ukamwitangira. Aho guharanira kuba umugore mwiza, haranira kuba umwigishwa wa Kristo mwiza, ugendana nawe agakorera Kristo, akaramya Kristo, kuko izakwigisha kuba umugore ukwiriye, wubaha, akagandukira umugabo we muri byose. Umugore wibuka ko umugabo ari Imana yamumuhaye, yabona atanye agapfukama akabwira Imana ati, Mana, uyu mugabo wampaye ngo mwumvire, dore yatanye, dore yarenze inzira, ndagusabye kugira ngo umugarure mu murongo. Kera nkiri umwana nakundaga gusura masenge mu biruhuko. Yaratuye hafi y'irega hanu kumuzi. Nakundaga kumusura ari mu kwa karindwi, habaga ari mu gihe cy'izuba. Amazi yaraburaga tukajya kuyashaka mu buvumo. Ntago nibuka ubwo buvumo bwari bwo, ariko nibuka ko twajyaga mu buvumo. Abirega buriya bashobora kuba babuzi, hari sinzi ubuvumo twajyagamo ni he. Sinzi ikivumo twigeze kujyamo, twajyaga iyo tukajya no mu kivumo na hehe. Noneho ntibari kugasa, nibuka. Noneho uko winjiraga mu kivumo, wageraga bagenda bafite ishitoroshi harimo umwijima. Noneho ukagenda wunama
uko ugendamo wa mwijima ukagera amaso yawe akamenyera umwijima ugatangira kubona. Noneho abazaga badusangamo wabonaga bari kuza batareba, mwe muhagaze nk'aho muri gutangira kuvoma mukibaza impamvu bo batabona, bikabayobera kuko mwe amaso yanyu yamaze kumenyera umwijima. Noneho iyo mwavaga muri bwa buvumo n'amazi mugasohoka hanze y'ubuvumo, ikibazo cyarahindukaga sasa. Noneho umucyo ukaba ikibazo, ukaba utarimo kureba neza, bikagusaba akanya ko kugira ngo amaso abanze amenyere kubona umucyo. Hari abantu batinda mu byaha bakabimenyera, bakabona nkaho bikababera ubuzima, agakora ibyaha ntibimucire n'urubanza, akamera nka wa muntu uri mu buvumo amaso ye yamenyereye umwijima. Ijambo ry'Imana ridusaba kwemera kuvurwa amaso yacu akareba neza. Iyo twavaga muri bwa buvumo twageraga hanze yabwo, kuko amaso yacu yabaga yamenyereye umwijima, twagera hanze umucyo ukabanza kudutonda, tukagenda tumenyera buhoro buhoro. Niba Imana igukuye mu mwijima, jya uyisaba kukubashisha kureba neza, jya uyisaba kugufasha gusobanukirwa neza, kurushaho kumenya ibyo Imana ishaka kandi ishima. Jya usaba Imana, uyishimira bene so bagufasha, bakwibutsa, wigiraho. N'impamvu Imana yaduhaye ubuntu bwayo, ntibwaduhuza nayo gusa twenyine, ahubwo buduhuza nayo ku giti cyacu, iduhuriza nayo n'abandi nabo yahuje nabo, ubwo tuba bamwe mu itorero, ari kirongera iduhuza namwe, kugira ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi we, kugira ngo buri wese ye kugira umwuka wa Kayini, ahubwo buri wese amenye ko ari mwene se, kugira ngo buri wese. Abantu b'abanyabyaha rero akenshi bavuga ngo mbese ngo baranshinzwe. Ngira mugenzi wawe ngo turagushinzwe. Niba uri muri Kristo turagushinzwe. Ikintu gituma, reka mbabwire, inyamaswa itangiye kwitandukanya n'izindi n'iyiribwa. Abigeze bajya kureba abahiga cyangwa inyamaswa zihiga, akanyamaswa kavuye mu zindi niko gafatwa. Ndagira ngo tujye dusaba Imana kutubashisha gusobanukirwa iby'Imana ishima. Bimwe mu byishima nuko tugendana n'abandi, nuko tuba mu muryango fatizo. Mbwira mugenzi wawe ngo ntabwo wakwishoboye wenyine. Kera ko Satani ashaka kunyereka ko nge ndishoboye, mbwira mugenzi wawe ngo ntawigira. Ndabizi ko muri Abanyarwanda mwebwe mumaze iminsi mukunda ko bababwira ngo umugabo ngo arigira, ngo atakwigira agapfa. Ndagira ngo nkubwire ngo ntawigira. Mbwira mugenzi wawe ngo ntawigira. Mubwire ngo twese turakeneranye. Imana ntabwo yashatse ko buri wese akizwa ku giti cye. Imana yashatse kugira ngo ubuntu bwayo budukize, itwunge n'Imana, ariko itwungane n'abandi hamwe n'Imana, nirangiza itwunge na bagenzi bacu, kuko turakenerana. Icya kane, jya usaba Imana kuguha kubaho ubuzima bugaragaza neza ko ufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho udashidikanya. So I want you to pray for the confident expectation of life to the full and to life forever. Reba ku murongo wa 18, verse 18. Reba ku murongo wa 18. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Bibiliya ari yaho hantu wahasurinye. Mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera. Ikigaragaza ko umuntu yamenye ijambo ry'Imana ni uko arishyira mu bikorwa. Ntabwo ikigaragaza ko wamenye ijambo ry'Imana ari ukumenya imirongo myinshi mu mutwe wafashe mu mutwe.
ntabwo ikigaragaza ko wamenye ijambo ry'Imana ari uko ubudakererwa mu materaniro. Ntabwo wakomeza kuba indi manganya ariko ngo ukomeze kubesha abantu ngo warakijijwe. Kumenya neza iyo twiringiye bidutera kubaho ubuzima budutandukanya n'ubw'ab'isi batagira ibyiringiro. Yesu ubwe yarivugiye muri Yohana ibice 10 ku murongo wa 10 ati, nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ese ubwo bugingo bwinshi ni ubuhe? Ni ubugingo bufite Yesu, ni imibereho igengwa na Kristo, ni imibereho yuje urukundo, ibyishimo n'amahoro, imibereho itarangwa n'ibyaha, imibereho itarangwa n'ipfunwe ry'ibyahise, imibereho yuzuye umutuzo n'amahoro no gutekana mu mutima biva mu kumenya neza ko Imana itakitubaraho ibyaha n'ibicumuro kuko Yesu yatwishyuriye. Karemye ngo yanyishyuriye ya myenda yose, ngo yambabariye ibyaha, ngo atuma nerade. Imibereho irangwa no kudapfusha ubusa amahirwe twahawe yo kutangira bundi bushya, yo kubabarirwa ubugingo butagicirwaho iteka. Icyo Yesu akora, abo twize mu gihe kimwe amakaye ataraza, abantu bigiye ku kibaho ni bande abantu bandikishije icaki ni bande? Niba warandikishije icaki shira akaboko hejuru turebe. Tushe twitaga tushe. Abandikishije tushe ni bande? Yewe murakabije gusaza. Narinze ngo mfite itorero ry'abantu batoya, kumbe abasaza banarimo. Icyo Imana ikora rero, iyo tubabariye ifata cya kibaho ikagihanagura. Hari igihe buriya nta kintu cyabaga cyiza wandikaga neza iyo wabaga ufite ikibaho gishya. Abanezwaga babonye ikibaho gishya ni bande? Kiri umukara na ya wabona ukuntu byabaga bimeze, ni dusha ari nshya, warandikaga neza. Icyo Imana ikora, ifata ikibaho twasaragujeho ibyaha byacu ikakitwaka, ikakijugunya, ikaduhereza igishya, ikavuga ngo mwana wanjye tangira bundi bushya. Ikavuga ati mukobwa wanjye ongera wandike, musore wanjye ongera wandike. Ubuzima bugaragara neza ko dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho ni ubuzima bugaragaramo guhinduka. Abadafite Yesu bahorana ubwoba, bahora batinya gupfa, bahora batinya aho bazasiga ababo, bazi ko byose birangirira hano. Ariko ndagira ngo ngutangarize ku mugaragaro ko twe dufite aho tujya. Twe iyo tujya turahazi, dufite ibyiringiro bitadukoze isoni ko twe nubwo turi muri iyi si tutarabisi. Ibyo nibyo byiringiro twahamagariwe. Niyo mpamvu dusenga ubudasiba iteka, twisabira kandi dusabira bagenzi bacu, dusaba Imana kudufasha kubaha imibereho igaragaza mu magambo ndetse no mu bikorwa ko twizera tudashidikanya ko dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu dusaba Imana twisabira, dusaba Imana dusabira na bagenzi bacu kugira ngo Imana idukurireho gushidikanya, itubashishe kubaho imibereho igaragaza ko turi abana b'Imana kandi ko dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Ese imibereho yawe iragaragaza ibyiringiro? Ese aho ntiwaba ubayeho mu maganya no mu majune kandi wiyita umukristo? Uko byaba bimeze kose, ese imibereho yawe igaragaza ibyiringiro by'ubugingo buhoraho? Ese abakugezeho bakuvomaho ihumure cyangwa wuzuye amaganya n'agahinda? Uyu munsi twakiriye korari Chemchemi, bati turashaka kuba isoko imara inyota, abantu banywaho bagahembuka bagashira inyota. Ese aho ntiwaba ubayeho nk'udafite ibyiringiro?
ibyo wavuga kuzi byose ku ijambo ry'Imana ni zeru mu gihe cyose imibereho yawe itagaragaza ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Iyo umukristo umukiranutsi ageze mu kaga abasha kuba nk'aba basore bavuze ngo mana naho utadukiza ntabwo tuzapfukamira Bayali. Nuko bari bafite ibyiringiro by'uko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Umukobwa ufite ibyo byiringiro ntashobora gushukwa n'udusoresore turaho tumubwira ngo imyaka yawe yabaye 30 40, kuko azi neza yuko ikirushijeho kuba cyiza nuko ndi umugeni wa Yesu Kristo. Umugabo bene uwo ntabwo ajya muri za fere z'amanjwe za zindi zimushyira mu kaga ngo ajye gucuruza n'ibidacururika, kuko abazi neza yuko twebwe ubutunzi dufite burenze ubundi ni Yesu Kristo, kandi yiteguye guha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Akorana umwete, yajya guhinga akavuga ati Mana uyu murima ngiye guhinga n'iyi fumbire ngiye gushyiramo n'amaboko ngiye gushyiramo, Mwami uzagusha imvura uzampera umugisha muri uyu murima nanjye nzakubahisha. Yajya gucuruza ati Mana ngiye kurangura, ntabwo ndungukira mu kwica umunzani no mu kunyonga umunzani nk'abapagani kuko wowe ubyanga, ahubwo mwagusabye kugira ngo uzane abakiriya. Ibirayi byanjye n'indangura ningurisha nunguke, kandi nunguke mu buryo buguhesha icyubahiro. Ijambo ry'Imana ritwibutsa ko ibyo dushaka byose bigomba kumenywa n'Imana tubisabiye tubyingingiye kandi dushima. Ndagira ngo nonaha aho wicaye utangire usenge kandi ujye usaba Imana kugira ngo igihire ibiganza byawe. Usaba Imana kukubashisha kubaho imibereho igaragaza ko ufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Jya ubyisabira kandi ubisabire n'abandi. Jya usaba Imana kugira ngo no muri cya gihe ibintu byagukomeranye abantu nibakubona bibaza atari kuriya mubyeyi kuki atajya yigunga, uriya mupapa kuki atajya yiheba, baze kumenya ibanga ari uko ufite Kristo. Cya gatanu, navuze ko ndavuga ibintu bitandatu, ubundi tuvuga bitatu, ariko uyu munsi navuze ko ndavuga usaba ibintu bingahe? Bitandatu. Cya gatanu, jya usenga ushimira Imana umugisha wo kubana n'abandi mu muryango fatizo. Jya usenga ushimira Imana umugisha wo kubana n'abandi mu muryango fatizo. Reka nkubwire, urashobora kwibwira ko udakeneye abandi bitewe nuko muri aka kanya ibintu byawe bisa naho biri kugenda neza. Ngero mwicaranye ngo ntagahora gahanze. Halo mumbwirire Yesu halo wamubwiriye Yesu hari abantu bajya babesha abantu. Ndagira ngo mundebe mwese, n'uwasinzi ko niwe ndi kubwira. Ndagira ngo mwandebye, hari abantu bajya babesha abantu ngo yukijijwe ubwo ntuzongera guhura n'ibibazo. Mbwira ngo abo bantu nababeshi, abo ntabwo ari Bibiliya basoma. Hari abantu bajya bakubesha ngo yukijijwe ntuzongera kurwara, abo nababeshi. Mbwira ngo nababeshi. Halo, kuko Yesu yaravuze ngo data ntubakure mu isi ahubwo ubarindire muri iyi simbi kugeza igihe nzaza kubakuriramo. Icyo yadusezeranyije nuko yavuga ngo nuca mu muriro nzaba ndi kumwe nawe. Itandukaniro ryacu nuko twe no mu burwayi tunyurana mu burwayi na Kristo dukiza, kuko naho uyu mubiri wapfa ukavaho twe dufite ubugingo buhoraho. Halo, niyo mpamvu tubasha kuririmba ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu bupfu. No mu rupfu twe tuzabaho, kuko twebwe ubugingo buhoraho dufite burenze uyu mubiri. Halo, njya nifuza umunsi umwe ngo tuzambikwa umubiri mushya utagipfa, utakibabara, utagisonza, ngo kandi mu ijuru tuzabana n'Imana iteka ryose tugirana. Aho niho numva ntangiye gusimbuka, kuko nzi neza ko ibyanjye ntibirangirira hano. Ngero mwicaranye ngo ibyacu ntibirangirira hano. Jya usenga rero ushimira Imana umugisha wo kuba dufite abo tubana mu gihe tukiri hano muri iyi si.
dushimira Imana, uvuge ngo Mana ndagushimye kuko muri iyi minsi muri aka gahe ari nje uri kugira uruhare mu gufasha abafite ibibazo none. Halo, ntago ndi kugusaba ibibazo mwami, ariko ndagushimiye kuko nabasha kugira uruhare mu gukemura ibibazo by'abantu. Kuko abari muri Kristo ntabwo tubaho ku bwacu, ubugingo bwacu, imibiri yacu, imibereho yacu, ubutunzi bwacu, ubugingo bwacu tuba tubuhaye Kristo kugira ngo abukoreshe. Tuba duhindutse amaboko, tuba duhindutse amaguru, tuba duhindutse amaso, tuba duhindutse amatwi. Iyo abantu basenga ngo Mana ndagira ngo unyumve, dore mfite inzara, dore nabuze ibirayi, nitwe tuba duhindutse amatwi yo kuvuga ngo Mana icyambu kankoresha kagira uwo mbere umugisha uyu munsi. Halo, ndagira ngo usibe umuntu waba warigeze kukwigisha ngo abantu ntacyo bamaze, kuko uwo ntago yasomye Bibiliya. Halo, ni ikintu kimwe gusa Imana itaguha iko inyurishije mu bantu. Ni kimwe, murakizi ni iki? Nagakiza. Niyo mpamvu yatumye umwana wa, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ntukiringire umwana w'umuntu utabonerwa mu iki. Ariko reka nkubwire, mbwira mwicaranye ngura umugisha wanyu. Amen, you're a blessing to me. Kuko Imana irashaka kudukoresha. Ndifuza kuba umugisha wawe. Haranira gusaba Imana ngo Mana ndagusabye kugira ngo ngire umuyoboro. Ndashima. Reba umurongo wa 18. Ba ngo mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Ijambo ry'Imana ratwigisha ko tugomba gusaba kumenya no gusobanukirwa tukiri hano ku isi. Gusobanukirwa kubaho ubuzima bugaragaza Imana. Ijambo ry'Imana dushikaziriza kubaho ubuzima bwishimira umugisha dufite wo kubaho mu busabane bw'abana b'Imana. Bene bwa busabane mu mibanire twifuza mu miryango fatizo yacu. Ubusabane bw'abana b'Imana tubonera mu buryo buri wese yita kuri mugenzi we. Umugisha wo kugira abadukomeza mu gihe dukeneye ihumure. Umugisha wo kugira abo dukomeza mu gihe bakeneye guhumurizwa no gukomezwa na Kristo, tukabijwi rya Kristo. Yesu yaravuze ngo nimunyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Yesu arashaka kudukoresha kugira ngo ubugwaneza bwe bugere kuba bukeneye. Yesu arashaka kudukoresha kugira ngo ihumure ahumurize abantu bibagereho. Daturirimba ngo umutima ukomeretse hari umutima umwe gusa wawuhumuriza, ni umutima wa Yesu Kristo. Kandi yaratubwiye ngo tumwigireho kuko ari umugwaneza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Impamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu ni ukugira ngo abatugezeho babone Kristo, babe bageze kuri Kristo. Usenga ushima Imana kubw'umugisha dufite wo kubana n'abandi, kugira ngo tubabere umugisha, kugira ngo nabo batubere umugisha, kugira ngo tubabere Kristo babona, nabo batubere Kristo tubona. Ati nimunyigireho. Ndashimira Imana ko uwo mugisha hano kuri Harvest turawufite. Ariko nubwo bimeze gutyo, ntabwo buri wese uwo mugisha awubonaho bitewe nuko tugifite bamwe muri twe bagicundeba. Turacyafite abatagira aho babarizwa, turacyafite abatitabira gahunda z'imiryango fatizo, babandi bameze nk'inyeshyamba, babandi bavuga ngo mushumba nararwaye ntihagira ungeraho. Nshaka kubaza, ariko harya wowe ubundi ko kuri Harvest buri wese afite aho wararwaye, uba mu muryango fatizo koko ntibamenya ko warwaye? Cyangwa n'ukuri inyeshyamba nta nuzahuri? Ijambo ry'Imana riravuga ngo nurwara uzahamagara abashumba ngo bakurusengere bakurambitseho ibiganza ngo kandi nawe uzakizwa. Halo, ngoro mucyaranye ngo umurongo waruzi.
cyangwa wari uzi ubwo ko urwaye ugomba guceceka noneho bagashakisha ko warwaye. Halo. Hari bamwe bumva ko bishoboye, bumva ko badakeneye abandi, bumva ko badakeneye umubiri wa Kristo. Ndagira ngo ngere umbwirire umwicaranye ngo Imana iturusha ubwenge. Imana izi ko dukeneranye. Mumbwire ngo isi iradushuka. Mumbwire ngo isi iradushuka kuko isi ya none iratwigisha ko twishoboye, ko n'Imana iri muri twebwe, ko ibyo dushaka byose biri muri twe. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntacyo mwabasha mutari kumwe nanjye. Ibanga ni ukuguma ku muzabibu. Umuzabibu ni Yesu Kristo, kandi niwe wavuze ngo nimunyigireho. Niwe wavuze. Ndagira ngo nkwinginge, ndagira ngo nkwinginge ngutinyure, nkwibutse ko hano utari ukwiriye kwiheza. N'abandi nabo hari abiheza bitewe n'uko atari kuri bo, kubera ipfunwe bagifite, kubera inzira baba baranyuzemo naho bagiye baca. Ndagira ngo nkubwire ngo ntacyo tubarusha. Yesu wacu bamwitaga inshuti y'abanyabyaha kubera ko yahoraga iteka ashakisha abanyabyaha kugira ngo baze babone muganga. Ese wowe urimo urashakisha nde? Cyangwa ubuzima bwawe urimo urabaho wenyine? Ese muri iki cyumweru ninde washakishije ngo uvuge ngo kanaka ko ntaheruka kumubona? Ese runaka ko ataje na mahoro? Ese abana baramutse? Ese abana bagiye ku ishuri? Ese bimeze gute? Bakundwa, ubu Kristo si amagambo. Yesu yaravuze ngo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye nimukundana. Jya usenga ushimira Imana umugisha wo kubana n'abandi mu muryango fatizo. Uko waba umeze kose, ibyo waba waranyuzemo byose, Yesu wacu niwe buhungiro, niwe mutabazi, niwe bwugamo twugamamo imvura y'ubuzima bwa hano ku isi. Wowe uri kunyagirwa none humura, Yesu niwe bwugamo. Niyo mpamvu dusenga dusaba Imana tuyishimira umugisha dufite wo kubana na bagenzi bacu. Wowe uri muri iri torero ryacu ukaba utagira umuryango fatizo ubarizwamo cyangwa ubarizwamo ku izina gusa, ndagira ngo nkwibutse ko uri umugisha dufite, kandi ko nawe ari umugisha ufite wo kuba ushobora kugira umuryango fatizo wabarizwamo. Witegereza ngo banze ugere mu bibazo. Abanyarwanda kera baravuga ngo nta unywana yabembye, wanywanaga mbere. Hari abantu dufite bacundeba akaba amaze yahura n'ikibazo akaba aribwo telefoneza ngo none nguri kubyumva, none subarizwa muwe muryango, ngo yango ariko ngo nese ngo ntago ujye umbona, ngo wenda ngo nuko ngo nzango ngataha kare, mbwira mwicaranye ngo ni umugisha Imana yaduhaye wo kutaba twenyine. Nta muntu wagombye kuvuga ngo nge. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo umuntu uba mu rusengero hano akaba adafite umuryango, ukavuga ngo nge sinakora ubukwe, ngo none se ngo nashobora gute, ngo ko ngurumva ngo nge ngo ndi imfubyi. Nta mfubyi ziba hano, kuko Yesu Kristo niwe mubyeyi wacu. Yesu Kristo ni se w'imfubyi. Yesu Kristo ni umugabo w'abapfakazi, arera imfubyi zigakura kandi zikabaho kuko yadushize mu muryango. Dufite umugisha wo gusogongera ubusabane bw'abana b'Imana, ubusabane tuzabana mu iteka ryose mu ijuru. Dufite umugisha wo gusogongera tukiri hano. Icyanyuma nshaka kuvugaho, jya usengera imbaraga z'Imana, jya usengera imbaraga z'Imana mu mibereho yacu. So pray for the power of God in our lives. Murongo wa 19, ndagira ngo ngere urebe ku murongo wa 19. Wahabonye?
Okay, abahageze ni bande? Reba ku murongo wa 19 avuga ngo iki? Ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Aho uhumve neza noneho. Izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Oh my goodness. Reka twongere dusoma aho ngaho nanone ako gace ka nyuma B ya 19. Izo iha twebwe abize. Izo mbaraga z'Imana zikomeye zitagira akagero, Imana iziha abande? Iziha twebwe. Nanjye mafene, nanjye n'umunyabyaha nkanje, nanjye utagira epfo na ruguru, nanjye utagira umuryango nakwirata nkabasha kwirata umusaraba. Za mbaraga z'Imana za zindi zihambaye nanjye. Izi mbaraga bakundwa, dufite imbaraga z'Imana muri twe. Ndagira ngo wumve imbaraga z'Imana ntagari ni imbaraga zikomeye. Ntagari kwa kuri turirira gusa ngo imbaraga we, imbaraga z'Imana. Ndagira ngo tuzime imbaraga z'Imana. Izi ni za mbaraga Imana yaremesheje isi n'ijuru ikoresheje ijambo ryayo. Izi ni za mbaraga z'Imana zimwe zaturebaga tukiri insoro mu nda z'abamama. Izi ni za mbaraga zimwe zatandukanyije inyanja itukura Abisirayeli bakambuka. Izi ni za mbaraga za zindi zikomeza isi zikayibeshaho. Za mbaraga z'Imana zimwe zabashishije umwari Bikira Mariya agatwita nta mugabo. Izi ni za mbaraga zibashisha ingumba kubyara. Za mbaraga zaremye manu zikagaburira Abisirayeli mu butayu. Za mbaraga zikiza ibibembe. Za mbaraga zikiza ibyaha. Za mbaraga zikura mu gisuzuguriro. Za mbaraga zihindura amateka. Za mbaraga zazuye Yesu akava mu bapfuye. Za mbaraga ziturinda imyambi y'umubisha wacu Satani. Za mbaraga zadukijije ububata bw'ibyaha. Za zindi zaduhesheje ubugingo buhoraho. Za mbaraga bakundwa, izo mbaraga zirakomeye. Bakundwa, izo mbaraga ni nyinshi, zirahambaye, ntitwabasha kuzisobanura. Ubwonko bwacu ni buto cyane, ntibwabasha kuzimenya. Izo mbaraga ziraturenze, ariko nubwo ziturenze Imana yaraziduhaye. Bakundwa, izo mbaraga z'Imana zidukoreramo. Kugira ngo mumfashe dushime Imana. Imbaraga z'Imana zigaburira isi ziri muri twebwe abizeye Kristo. Imbaraga zibohora, imbaraga zitanga ubugingo ziri muri twebwe. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo nuko mugende mu mahanga yose. Noneho nahawe ubutware, nuko mugende mu mahanga yose. Imbaraga z'Imana ziri muri twe. Mbwira umucaranye ngo imbaraga z'Imana ziri muri twe. Mu buntu bwayo ifata za mbaraga. Sinzi icyo wifuza gusaba Imana, ariko ndagira ngo muri aka kanya usabe Imana kuguhishurira imbaraga zayo zidukoreramo. Ndagira ngo muri iki cyumweru, muri uku kwezi tugiye gutangira, mbere y'uko uyu mwaka urangira, Imana igiye gukora igitangaza mu buzima bwawe. Kandi ntukazabure kwishima, ntukazabure kwiha icyubahiro ikwiriye yonyine. Bamwe muri mwe bigiye kuba muri iki cyumweru, abandi ni muri uku kwezi tugiye gutangira, abandi ni mbere y'uko uyu mwaka urangira, abandi ni bene igihe nk'iki, kindi gihe nk'iki. Ndagira ngo nonaha wongere wibutse Imana icyo uyisaba. Nonaha kugira ngo nigisohora uzasaba kandi uyishimire ko yagusubije. Ntukazabe nka za mpumyi zakijijwe ari 10 hakagaruka gushima imwe gusa. Ndagira ngo utangire nonaha, bwira icyo ubwira Imana nonaha. Sengera imbaraga mu buzima bwawe, sengera bene izo mbaraga na bagenzi bawe. Senga
izo mbaraga itorero kugira ngo rikoreshwe ibihambaye bigaragarire bose. Nakubwira ngo Imana igiye gukora igitangaza mu buzima bwawe kandi kizagaragara. Hari imbaraga ziruta izindi, hari imbaraga zirema, imbaraga zikiza, imbaraga zigabura, imbaraga zibohora, imbaraga zitanga amahoro, imbaraga zimara agahinda, imbaraga zihindura amateka, imbaraga zitanga akazi, imbaraga zitanga urubyaro, imbaraga zitunga imfubyi zikazigisha zikazirera zigakura zigahinduka abagabo nyabagabo bafite umumaro bubashywe. Imbaraga z'Imana yacu. Senga usaba Imana ngo no mu bihe by'amage zigaragare, no mu bihe by'icuraburindi zigaragaze. Senga usaba Imana ku bwiza bwayo bwuzura inzu yayo. Komeza usenga usaba Imana ko buri wese ufunguye akanwa ke yizeye muri uyu mwanya ko agiye gusubizwa, ko buri wese agiye kuremerwa igitangaza kijyanye n'ibyo yasabye Imana. Senga usaba Imana kudutsindira Satani, kudutsindira ibitugerageza, kuturindira mu buntu n'ubwiza bwayo mu gihe tugitegereje. Ndagira ngo usenge usaba Imana kudutsindira intege nke zacu. Usaba Imana kukuba hafi mu byemezo ufata. Usaba Imana kukubabarira mu byemezo bigayitse wagiye ufata bikagira ingaruka mbi kuri wowe, bikagira ingaruka mbi ku muryango wawe no ku itorero ry'Imana. Senga none usaba Imana gutangira bushya. Senga usaba Imana kongera kuguha andi mahirwe yo gutangira bundi bushasha. Usaba Imana ko imbaraga zayo zitangira gukorera muri wowe, za mbaraga zitagira akagero. Senga usaba Imana ko imbaraga zayo zigukura mu bwiza bumwe zikakugeza mu bundi. Tugiye worship team baza hano imbere, tugiye gufata umwanya wo gusenga, kuko ndizera ntashidikanya ko hari abantu Imana irimo ivuga ko igiye gukorera ibitangaza byabo muri iki cyumweru. Ndagira ngo twizere ko Imana igiye gukora muri uku kwezi mbere y'uko umwaka urangira. Ndetse hari n'abivuze ngo bene igihe gisa nk'iki. Sinzi niba ari umwana utari ufite igiye kuguha, sinzi niba ari uwo wabuze igiye kugushumbusha, ariko ndagira ngo dufate uyu mwanya, tugiye guhaguruka, turaba dutanga amaturo na kimwe mu icumi, dusenga. Wikangwa n'uwo muhagararanye, buri wese yaje ku giti cye. Ndagira ngo utange uwo muhagararanye mwihorere. Ndagira ngo ntusohoke utagize icyo ubwira Imana. Ndagira ngo ntusohoke, kuko Imana irimo iravuga ngo aba ni muri iki cyumweru, aba ni muri uku kwezi, aba ni mbere y'uko uyu mwaka urangira, aba ni bene iki gihe nk'iki. Ndagira ngo wowe wireba abo muri kumwe, wowe ubwire Imana. Fungura akanwa kawe, fungura akanwa kawe uyibwire kuko yiteguye kukumva kandi iravuze. Niba utaratangira gusenga, ndagira ngo dutanga amaturo, dutanga icyacu, dukomeza kubohokera Imana, dusaba imbaraga zayo ziyobora abagabo bacu, ziyobora abagore bacu bananiranye, ziyobora abagabo bacu bananiranye, ziyobore imibereho yacu, ziyobore twebwe twananiwe kwiyobora, zidufashe. Yes. Munyanege nkavuge ndakomeye, umukene ndatunze, impumyi mvuge ndabona, ibyo Yesu yankoreye. Munyanege nkavuge ndakomeye, umukene ndatunze, impumyi mvuge ndabona, ibyo Yesu yankoreye. Ndagira ngo ufungure akanwa kawe ubwire Imana. Hosanna, Hosanna, n'umwanya w'Imana. Hosanna, Hosanna,
again umunyanege nkavuge ndakomeye umukene ndatunze impumyi vuge ndabona ibyo Yesu yankoreye. Hosana, 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 Lumana, Winama, Hosana, Hosana, Yarapu, Yarazura. Mana, Hallelujah. ngushimiye itorero ryawe, ngushimiye kwizera waduhaye, ngushimiye urukundo rwawe ruhebuje. Mwami, duha ubwenge bwo kutubashisha kukubaha, ubwenge bwo kutubashisha kukumva no kukumvira. Duha amaso abasha kukubona, duha amatwi abasha kukumva, duha umutima ubasha kukubaha, duhe kwera imbuto zikubahisha mu bantu, duhe kwiringira ko amasezerano yadahinduka, kandi ko ibyo wavuze no kubikora ugiye kubikora. Tugushimiye Mwami, abuvuze ko ugiye gukorera igitangaza muri iki cyumweru, turabyizeye Mwami. Manuka ukore mu izina ryawe, manuka ukorere kwihesha icyubahiro. Abuvuze ko usubiza muri uku kwezi Mwami, turagusabye kugira ngo ubikore, urema amashimwe. Hari abuvuze ngo uyu mwaka utarasoza ugiye kumanuka ubakorera igitangaza. Mwami, bikore Mwami, wihesha icyubahiro. Hari abuvuze ngo n'ikindi gihe nk'iki Mwami. Mwami, twese tuzamuye amaboko yacu tugushima, tugushimira kuri Imana yacu, tugushimira ibyo uvuze ko ugiye no kubikora. Tukwiragiza muri iki cyumweru tugiye gutangira, ndatura umugisha wawe ku bana bawe. Reka abacuruza bazunguke, reka abafite imirimo Mwami uzayibaheremo umugisha, reka barimo bashakisha babone, reka ureme amashimwe mu izina ryawe. Turi ubwoko bwawe, turakwiyeguriye. Naho bana natwe muri iki cyumweru no mu minsi iri imbere, ni mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.